Abantu benshi batekereza yuko urugo rukundwa bitewe n'ubukire cyangwa se inzu nziza, nyamara aho ngaho wibeshye cyane rwose, kubera ko urugo rukundwa cyane ni urwuzuyemo urukundo, amahoro, kubahana ndetse no kwakira neza abandi. Rwose ibyo ngibyo byahageze, urugo rurakundwa kandi rukagendwa kwenza uko abantu benshi babitekereza. Ibyo ngibyo rero bigahuza ibyanditse mu Bibiliya ngo urukundo rurerure mu kwihangana rugira neza. Aho ni Abakorinto 13:4. Ushobora kwibaza rwose ngo uyu munsi twari tugiye kuganira ku biki, cyangwa se twari tugiye kuvuga ku biki uyu munsi. Ukuri ni uko uyu munsi tugiye kureba hamwe amabanga 7 atuma urugo rwawe rukundwa n'abantu ndetse rugahabwa umugisha, kubera ko iyo rudakunzwe cyangwa se rugendwe abantu baruruvumagirira bityo rugahabwa umuvumo. Ariko ni byiza ko ruhabwa umugisha, kubera ko nawanga ibyiza ahubwo arayibura. Rero niba munyemereye mureke dutangire n'ikintu cya mbere rwose nta kabuza. Icyo usabwa ni ukurikira video ku musozo ukarushaho gusobanukirwa ndetse ariko yabyimbitse, kubera ko harimo inama nyinshi zakugirira akamaro, udushya ndetse n'ibyo bitandukanye byakungura inama cyangwa se byakungura mu gihe gito cyane. Nayo icya mbere, mukundane by'ukuri. Yego ndabizi byatunaniye, ariko tubashe kuba twabigerageza. Nibura niyo byatunanira bitunaniye twabigerageje, kubera ko urugo rwiza cyangwa se urukundo nirwo shingiro ry'urugo rwiza. Kubera ko iyo umugabo n'umugore bakundana, abana nabo bibonamo urugo rwiza, kandi n'abashyitsi nabo bakabona amahoro ari mu rugo, bityo rugakundwa maze rukagendwa koko kurenza uko babitekereza. Ariko ukuri ntukajye ubika amagambo meza mu mutima, dubwire uwo mwashakanye yuko umukunda kandi umwereke urukundo mu bikorwa bitari amagambo gusa. Ibyo ngibyo bizatuma urugo rwanyu rutera imbere kandi rukundwe n'Imana n'abantu, nibiba byiza n'inyamaswa zirukunde. Nayo icya kabiri, mujye mwubahana. Yego ndabizi byatunaniye, ariko tujye tubigerageza, kubera ko kubahana hagati y'abashakanye bituma urugo rukomera cyangwa se rugira icyubahiro kwenza uko babitekereza. Kubera ko nimugatukane cyangwa ngo musebyanye imbere y'abana cyangwa abashyitsi, kubera ko iyo ngeso isa nkaho ariho weza. Umuntu akagusebya imbere y'abana wabyaye cyangwa se imbere y'abashyitsi baje kugusura. Ariko ukuri muri bihanditse ngo mujye mwubahana. Aho ni Abaroma 12:10. Kubera ko icyubahiro kiri hagati y'urukundo rugakomera kandi rugakura kurenza uko abantu benshi babitekereza. Gusa ibyo abenshi byatunaniye. Naho kane, mujye mukemura ibibazo byanyu mutuje. Amakimbirane ahoraho, ariko ntimugakemura ibibazo imbere y'abana cyangwa abandi, kubera ko bazabota cyangwa se babyamamaze nk'aho ari indirimbo bari gupromotinga. Ukuri mujye muganira mwembi, mushakishe igisubizo aho gushakisha uwatsinzwe, kubera ko akenshi usanga bavuga ati kana katsinzwe, buri wese atemera ukuri cyangwa se atemera ikosa yakoze, bigatuma mwese muba abanyamakosa cyangwa se rubanda rugari rukabota. Ibyo bituma urugo rugumana amahoro. Kuganira hamwe mutiteje rubanda bituma urugo rugumana amahoro kandi rukagumana umunezero kandi uko benshi babitekereza. Gusa muri iki gihe ababikora turashye cyane ugereranyije. Naho gatanu, mujye musengera hamwe. Ni ukuvuga ngo urugo rufite umwanya wo gusenga rugira amahirwe menshi cyangwa se rugira ubumwe n'umugisha uturutse ku Mana kandi utagabanyije. Gusa muri iki gihe ababikora ni mbarwa, kubera ko abenshi imitima yabo irarikiye mu mafaranga ndetse n'irari ryo hanze. Muri Bibiliya haranditse ngo nimwubakisha Uwiteka inzu, abayubaka bararuhira ubusa. Aho ni Zaburi 127. Ni ukuvuga ngo Imana niyo ikomeza urugo mu bihe byiza ndetse no mu bihe bigoye. Gusa muri iki gihe abantu bo biringira amafaranga, bakiringira n'umwana w'umuntu, aho kwiringira Imana yonyine rukumbi. Ariko biba byiza twayiringira, kubera ko nishoboye byose muri byose. Naho gatandatu, mujye mufashanya. Mu rugo rwiza nta muntu ubaho ku nyungu ze gusa, kubera ko ubaho ku nyungu zawe gusa hari igihe bimwe na bimwe bikugora, cyangwa se iterambere rigenda gakeya, kandi rimwe na rimwe ukadindiza iterambere ry'igihugu. Ariko kuri mujye mufashanya imirimo, mufashanye ibitekerezo, mufashanye gukemura ibibazo byanyu. Ibyo ngibyo bizafasha gutera imbere kandi amahoro asakare mu rugo rwanyu. Ni ukuvuga ngo iyo umwe ananiwe undi abasha kuba yamufasha cyangwa se akamuha hafi bitewe n'ukuntu bumvikana. Ibyo bituma rero urugo rukomeza kandi cyangwa se rukomera kandi se rugakundwa kurenza uko babitekereza. Gusa ibyo ababikora n'imbarwa ni bake cyane ugereranyije, ariko biba byiza twabikora. Gusa nanone bamwe muri twe turabikora. Naho icya karindwi, mujye mutoza abana banyu indangagaciro nziza. Abana bafite ikinyabupfura, bubaha abantu kandi ikindi bakavuga neza. Ibyo bituma urugo rwabo rwubahwa kandi rukagendwa kurenza uko abantu benshi babitekereza.
Ababyeyi bafite inshingano zo kurera cyangwa se zo gutanga urugero rwiza ku bana. Gusa muri iki gihe bisa nkaho bidashoboka kubera ko kugira ngo babahe urugero rwiza ahubwo babaha urugero rubi. Muri Bibiliya handitse ngo toza umwana inzira ikwiriye cyangwa inzira akwiriye kunyuramo. Aho ni Imigani 26:6. Ni ukuvuga ngo iyo abana barezwe neza, izina ry'urugo rirushaho kuba ryiza kandi rigashimisha buri wese ndetse n'uryumva cyangwa se ubibona. Mbere yo gusoza, ibuka yuko urugo rwiza rutubakwa n'ibitangaza, ahubwo rwubakwa n'ibikorwa bito bya buri munsi. Gukundana, kubahana, kubabarirana, kwizerana ndetse no kwakira neza abandi cyangwa se abarugana, no gushyira Imana imbere. First of all, Imana ijya imbere, ibindi bikaza bikurikiyeho. Niba ushaka kubaka urugo rwiza cyangwa se kubaka urugo rwawe cyangwa se kubaka isoko y'ubuzima cyangwa se isoko y'urugo, ubahiriza aya magambo cyangwa se amabanga 7 tuvuze aha hejuru. Murakoze cyane gukurikirana iyi nkuru. Nishimiye kuba nabanye namwe. Mwibisa yuko ubutaha tubabwira 8 cyangwa se amagambo 8 umugore akora bigatuma umugabo wawe kubaha ubuzima bwawe bwose. Cyangwa gushishikariza ntuzacikwe. Imana ibarinde kandi abamugisha. Ndabakunda nk'ibisanzwe. Ni Prince Umuragwa.